ura kuri dota baba we Ernest we ajya mu kiriyo cy'abari gupfa barimbutse kanibuka bene data bapfiriye mu byaha ndagira ngo semere mbabwira ngo akarengane k'itorero karageze mubona nagiye mukaba mutakimbona muzavuga ngo aheza ni mwijuru ngewe namaze kwerura nshobora kuba ngiye gutabaruka cyangwa ngiye kujya ahandi hantu ntazi ntumbaze nanjye aho ngiye kujyanwa niba hari aho Imana igiye kunyimurira niba hari aho izi imbaraga zigiye kunera zikamfungira simazi ndaze hakiri kare izayi we witubesha ngwino werure kuri kw'Imana nakuvumbuye umva umuntu uzashaka kubesha umwuka w'Imana uba muri Ezekiyeli wowe uzaba wikojeje ubusa. Impanuro TV ndagira ngo nkangure imitima y'abangirikani nabo bibonemo intwari ntazo musaba kuko ari indyarya teranya agacumu n'uducumu ariko nge nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga ndagaburira inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya kandi ibyo birakorwa kugira ngo abantu bose bo mu isi yose bamenye yuko muri Isiraheli hari Imana. Impanuro TV muri cyo gihe cyo kuramya Imana muri cyo gihe cyo kuyihimba amagini bayirukanye dayimoni bazishwiragije kumbe mu isengesho ryabo ryo kwirukana amagini ahubwo niryo ryinjije amagini arahagurutse kumbe amaze kumenya ko iminota bavuganye bishyuye iminota yishyuye irangi mbese muri make yaragiye kongeza paka iyo uriya muzungu ako se buriya muzungu niyamubwiye ati ndogeramo paka ko nabonye amubyiringira anafata gutya agira gutya ariko iyi sisiteme y'aha ngaha nayo urayizi ibaza umutambyi bari kwagaza gutya ariko mana we tuza ariko banza ubusanzwe unamwana umva se birababaje kubona ADPR mwaranze kunshyigikira no katabaro mukanga kunshingira none mukaba mugiye kuzashingira batinganyisha haryamana bahuje ibitsina mukabashingira nge mwarabyanze nari ngiye kwirongora byemewe n'Imana n'amategeko y'abana ababyeyi bo muri Mothers Union babandi bitango na Mothers bari bambaye n'ukuri ya mikenyero yabo ubusa nk'uyu mukecuru wo kuzunguza ya manyagwa ndebera bamwetse kwa kudi bicanga baje kuzunguza ibyari byo Yesu w'i Nazareti wabambwe ku musaraba agafagama ku munsi wa gatatu akazuka ntujya kure naho hafi. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. N'igihe giti intambara igashira n'igihe gitumura bugacyawa noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda mw'ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma wuzuye amahoro mw'ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma wuzuye amahoro. mbifurije kugira ibihe byiza muri gahunda zose murimo murakora twongeye twagarutse mu bihe nk'ibi ngibi rero turi mu bihe bidasanzwe abantu benshi cyane bakomeje kwibaza ibintu biri kujya mbere bamwe bagatungurwa no kubibona abandi bagatungurwa no kubyumva bamwe bakavuga ati ibi ntibyashobokaga abandi bakavuga ati ibi ngibi byo noneho nakataraza muraje mukabone ntabwo twishimye cyane ngire ngo na Ezekiyeli muri kumubona Ezekiyeli utangiye kubabara ntarakubwira icyiza nye uyu munsi kugira ngo nicire ganire nawe uraho ariko muraho neza kwambaye bodaboda se none ese ko igihe cyo kwambara amacongo Imana yakidukuye uko ari igihe yaziduhaye none bikaba birimo birototera kwambara
Rugabire na bodaboda twa turi kumwe mbona wambaye ntuzara nyine hari igihe umuntu abyukira ibumoso akabaho n'igihe umuntu abyukira iburyo ubona ko wambaye ikibaba abantu bishimye cyakoze credit kuri wowe rwose felicitation kamaze mukore mu ntoki abantu baravuze ngo jobone ukuntu bya DPR nabonye bagushima cyane ati wabera ubundi baracyashima cyangwa se nibwo bagiye kunkubita amabuye kuko navuze ibya DPR ariko ntumere nka wa mukobwa barasa ubwiza niba baramurase ko azi kwiruka nka karenge wabo sinzi ukuntu njye numva babivuga oyanjye ntago naharenga iwacu ndahazi neza nafashe mu mutwe mwese kutishima wakwishima ute se ubona umurimo w'Imana urimo urapfureba ukabona nta n'imbaraga ufite zo kugira icyo ubikoraho wakwishima ute utaririye umurimo wa data pasi ikintu cya mbere cyo cyagitumye nzahanga kwa kugira ngo sabe imbabazi Izayi icyo nicyo cya mbere ikindi cya kabiri oya mwese muguri cyabratse amaze nguri ikinzanye nawe uraza kumbwira ibyawe kwari gusaba imbabazi Izayi kubera ko byabereye Nyarugenge nabonye ne wacu murangirikane byagezemo rero ikigaragara cyo nuko atari urwumwe iyo byabaye urupfu rw'abeshi biba ari umunyenga icyo nicyo cya kabiri se ikindi cya gatatu no kugira ngo Ezekiel mukuri kwawe n'ibindi byinshi nk'ibingi hari ibintu byinshi mwavuze ahangaha we n'umugabo bita Karosi ubushize tuganira bigaruka cyane kuri no case bigaragara nkaho mwebwe abantu banavuga ati ikigaragara cyo muri kurenganya Izayi murasanga mu mufitiye ishyari kugira ngo dusose inzobe noneho turebe mu by'ukuri ikintu kigomba gukorwa tujye kuganira ibintu byinshi cyane uyu munsi si nyuma ya DPR twongeye kubona ya mabara y'ibizira yitwa ayabatinganyi mu nzu y'Imana ni muri Eglise Anglicane Rwanda EAR niho ibintu byongeye gucikira ni muri diocese y'iwacu Byumba ibintu ntago byoroshye cyane Ezekiel ubundi ibintu sindabere bitubira he ariko kwanza bansuza abantu bahira intangamarara ubutse n'ikijambo ry'Imana rivuga kuri ibi bintu byitwa by'abaryamana bahuje ibitsina ibintu bizira cyane ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo Imana ibaho umugisha sicyo warumbwiye se kubasuhuza sikutishimye sundagana Ezekiel arakaye gutya koko ubundi nyambona ese ko narinzi ko ari iby'iwacu muri ADPR byageze n'iwanyu murangirikane gute ubwo se ntishimane wasanga niryo narindi mejo ndi mu giterane naryo ejo bundi ku cyumweru nabo bazabakira kandi narindimo ndabwirizamo ubutumwa ubwo se umva nakwishima mfite iki cyo kwishimira okay Ezekiel iki kibazo turaza kugifata gutereka twinjire ibyo murangirikane byo wabyakiriye gute mbere ko tuza kwinjira no mu bindi kugira ngo tumenye itangiro rya bino bintu hari ibintu biza abantu bakabyita ko ari amajyambere ariko nyamara biri kutuganisha kwirimbukiro bimeze bite icyambere cy'ingenzi wambwiye ngo nsabe imbabazi Izayi bantu musabizaye ntazo musaba kuko ari indyarya yarakuryanye yaraturyarya yaryarya abanyarwanda aryarya ba DPR bose muri rusange twese aradufata aduhindura amapanje kandi tutari amapanje dufite ibitekerezo turabagabo turareba ntago ndeba ku ruhande nge ndi seriye yaduhinduye abantu badatekereza aduhindura abantu badafite mu mutwe aduhindura abantu batize kandi twarize mbese afata ikinyoma aracyorosa aragisigiriza agira ngo ntabwo Imana izahishura ukuri aho guherereye sibyo araje abango ariyama ngo biriya bitambaro ngo rwose ngo ntabwo ari ibyo abatinganya ngo natwe byadutunguye ariko none kuki byabatunguye akajya kubabuza aho ngaho nawe ujye ukomura icyo dukome n'ingasire kujya kubabuza icyambere uriya mugabo avumbika icyuma avumbura ikindi ni nk'umucuzi umucuzi avumbika icyuma avumbura ikindi akavumbura avumbika ikindi niko bimeze ufite imyaka ingahe ngewe mfite imyaka 32 ndimo ndagenda mba umusaza nkagira ibiro 49 mbese imyaka yawe iruta ibiro umva Ferida hose ngarabindusha ubindusha nkandi twagiye Imana iguha umugisha sawa noneho uyu mugabo Izayi agafuka ka sima nikageramo harabura aho rikamagara kugira ngo mujye mu muntu hagata DPR ibiraba ariko bene nkaka ngaka niko kaba ari kabi kabushari akavubi kabushari uzumviyo kakuriye kakuruma ahantu ukabyimba kurusha ivubi rinini buraho kugira ngo uribwe na bushari waribwa ni rinini umurazi yaba atari umuntu nkanjye wabazonze ubu bafite ukuntu banjyana ahantu nkagarura nahinduye ibitekerezo ariko barareba akabatuye umutipe
uko twabigenza kose nubwo twagira agapfunyika tumuha ntabwo uyu mutipe yakarya ngo narangiza agire gute ananirwe kuvuga n'ubundi ntibibaho rero nuko rero twikomeze ibyacu uyizaye amakuru namaze gutohoza neza atariho ntabwo ariho ivumbi nuko mu nama mpuzamatorero uretse turebaho ibintu byatangiye niho ngiye kukubwira niho itangiro ry'ibyo byose yego ubwo tugiye ikintu kizanye abatinganyi mu Rwanda yego ni iki mu nama mpuzamatorero oya tubivuze nabi mu nama mpuzamadini nari mvuze nabi reka nkosore ngaho ikintu kizanye abatinganyi mu nzu y'Imana nibwo nicyo tugiye kuvugaho yego mu nama mpuzamadini sindi bivuge ngo ni mpuzamatorero kuko itorero ni rimwe rya Kristo andi yose ni amadini mu nama mpuzamadini muribuka ko mu minsi yatambutse icyo gikorwa cya mpuzamadini cyabayeho kimaze kubaho nibwo hatangajwe ko hari abashyitsi baje gusura amadini hano mu Rwanda baturutse mu bice bitandukanye yego kandi buri dini ryose rikaba rigomba kumenya uburyo rizakira abo bashyitsi n'uburyo abo bashyitsi bagomba kurindirwa umutekano n'ubwisanzure bwabo ibyo mu Rwanda birahari si ngombwa kwirirwa bibabwiriza ubwabyo birahari ibyo babibwiraga abanyamadini ntago babibwiraga abanyarwanda kuko ntago baje ari abashyitsi b'abanyarwanda baje ari ab'amadini nyine no kuva ayo madini se nari mu Rwanda ikintu cyitwa umutekano wowe wanteze amatwi reka nyagutege kagira umutekano bagombaga kurindirwa mu madini utandukanye n'uwo kurindirwa hano hanze mu buryo bwa leta bwa politike yego ko politike ho nta kibazo cyagisigaye babatima imbere abwa ati rero iyi gahunda uko igiye kuba ibyo byabereye hehe kwiki byabereye nama riri kubera hehe hano mu Rwanda cyangwa yabereye nko mu bihugu byo hanze none se urumva yabera mu bihugu byo hanze hanyuma abo banyamadini baturutse iriya bakaza gusuraho mu Rwanda kandi inama yabereye hanze oya yabereye hano i Rwanda iwacu yego icyo gihe bafata bamwe babashyira muri ADPR abandi babohereza muri Anglikani abandi babajyana mu yandi madini atandukanye ntabwo ari muri Anglikani honyine ntabwo ari muri ADPR ya madarapo yagaragayemo ibintu abantu baze kubyitondera noneho si gusa abantu mwese muri rusange hari utudini tutari muri mpuzamadini tutigeze tugira umugisha ngo tugire n'aya mahirwe abandi bagize yo kwakira aba bashyitsi kuko bashyitsi ngo ntabwo bazi imbokoboko niyo mpamvu mvuze ngo bo ntibigeze bagira umugisha ngo so ni umugisha cyangwa ni umwaka bakize nyine nta mugisha bagize bo umugisha w'ikisubu wo kwakira aba bashyitsi kuko aba bashyitsi ntibazi imbokoboko aba bashyitsi bazana envelope wayumvise kandi iremereye aba bashyitsi bitungirwa n'ibyo kurya bizaniye wayumvise baricumbikira urakoze cyane aba bashyitsi n'amadarapo ntagurwa n'ayo matorero ni amadarapo bizaniye ubwabo mu bikapu igikorwa cyabo rero kagira inkuru mana we reka mbabwire se kuri kuzenga amarira mu maso tutaravuga amadini yo mu Rwanda ntabwo nzi ahantu turi buze kuyitsimba noneho ngeweho ubu ndabizi ibyo giye kuvuga mu gihe kundwara umusongo ugiye kubica noneho abashumba sindi bubona aho mbihisha hari uwo watutse se hari uwo ugiye gutuka kandi ndi kumena ibanga ry'ibyo bahisha abakirisitu n'ibyo baduhishe bazi yuko tutari bubimenye noneho ikibazo ni uko imana zanyu mukorera nta n'umunsi n'umwe zijya zinababwira yuko abo mwicaranye nabo muri kumwe muri ayo manama ntabwo imana harimo intumwa z'Imana ntabyo bazi noneho bakaza bakatwigerezaho amakuru ahubwo imana ikomeze itwohereza abo ngabo noneho rero uratangiye none Ezekiri aratangiye ubu ADPR Ezekiri nukwangagaje ishyirwa ku rutonde rw'uko igomba kuba ku ikubitiro kuko ADPR yaranze kujya mu kintu cyiswe mpuzamatorero Anglikani hano mu Rwanda yarabyanze niyo mpamvu bigaragaye muri ADPR bigaragara muri Anglikani ahandi ho ntago turabibona none se bretse ikintu ngiye kwibaza ejo bundi Rutayisire ko yarari kuvuga ikibazo cya crise financière cyari gihari bijyanye nuko banze inkunga z'abanyaburayi kubera ko Anglikani zo mu Bwongereza zamaze kwemera no kwimika abaryamana bahuje ibitinya abatinganyi bamaze kumika bavuga ati twebwe none aya madarapo akabaje ubwo nuvuga Isayi Rutayisire we narabaye umunyabinyoma Rutayisire we yasezeye ariko
bamushyize muri pasi ejo bundi kumujya muri pasi ariko ntabwo bivuga ko asize we ariko ntabwo biri buze byitirirwa we kuko si we uyoboye Anglikani mu Rwanda sibyo yaranavuye nta nubwo ari n'umuvugizi ubu ni umukirisitu usanzwe utumirwa nk'uko abandi bavuga batumirwa uwashatse yajya gusengera aho ashaka nta tegeko rigize gute rimuhana ntacyo yica nta n'icyo akiza ubwo Rutayisire mukuyeho urubanza birarangiye noneho barebye ADEPR bigomba guporomotingwamo basanga ni ADEPR Nyarugenge ihedinzwe na Revera Pasteur Ndayizeye Isayi hariya niwe mushumba mukuru niwe mushumba mukuru muri ADEPR hose ndabizi we wica agakiza kwica byo ntabwo yica kwica ntabwo agira gute uvuze ukoresha ijambo ribi kwica navuze ni ukwica mu buryo bw'umwuka nkubwira abo yishe se urugero Masumbuko yamwishate Masumbuko se nariho amukura ku ruhimbi nariho yakagombye kubwiriza uyu munsi aratenze Zigira Inshuti Ezekiel Barakagira Pascal barakagira ariko bamuhaye itonde paso ni paso ni nakaruko k'imyaka 3 n'agatamoro iminsi nani amezi 3 ni nko kugushyira mu gituro mwana baba bakikwigaho nubundi twese se niba bakitwigaho mwana zikeje bundi baduhinduye inyeshyamba mwana muri inyeshyamba arabivuze mwe yarabivuze wakoze cyane wanyeshyamba none zari inyeshyamba itifurizwa kwicwa ibirwanira ikiza cyangwa irwanira ikibi inyeshyamba iyo ariyo yose uwirwanya ayifuriza kwicwa twikomereza ibyo ndumva birenze ukwemera kuko uyijyanye muri gereza ubu uvuga ngo nivayo n'ubundi izandangiza ariko nipfa ubundi kugira umutekano k'umuntu urwanywa n'inyeshyamba kugira ngo uyu muntu agire umutekano ni uko inyeshyamba ipfa nibwo yizera umutekano itapfuye ntashobora kwizera umutekano niyo mpamvu nari mvuze iryo jambo twikomereze rero njye muri iyi minsi iyamamagaye yankoze ku munwa ikozaho ikara ryakayakujwe irambwira ngo vuga urikumva so kuvuga bivuye imuzi twikomereze ubundi iyo ariyo yakubwiye uravuga ivi muzi rero ni muzingo ivi muzi ni muzingo none ejo bundi muri ADEPR yitegereje ibona ukuntu bigomba kugenda isanga nta bundi buryo iraporopoza ngo izabigirire muri kiriya giterane cya Israel Mbonye na Shalom ibona hazaba hari ibinyamakuru byinshi turukujana babona ntibyagira nimbara uko byabereye ahantu ha rusange baranarebye babona harahita hahinduka nk'isodomo n'igomora hari abarokore bakuyeho bashobora no kuzana n'igipfusa akakijombizayo nta bintu by'imikina nk'ubu nkange nta kikujomba mbonye wazanye ikizira genda Fenias ugafungwa gufungwa se Fenias we yari yatinye gufungwa nuzi ko yamaze kujomba icumu mu Israel wari uri gusambana Mose agahita ategeka ngo bakwice ariko nani Ezekiel gwajomba ingumi Isayi umusimbuke ntibagira ngo ni nk'umwana ahetse niba ushaka kunsuzugura Dawidi abwira uwitwa Goliyati yaramubwiye ngo unteranya agacumu n'uducumu ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga ndagaburira inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya kandi ibyo birakorwa kugira ngo abantu bose bo mu isi yose bamenye yuko muri Isiraheli hari Imana mbese muri make muri ADEPR haracyarimo abantu batarapfukamira bayari nubwo mwe mwayipfukamiye tutabizi muzana ku karubanda ngo dupfukame ariko ndagira ngo mbabwire ngo harimo abantu nka ba Ezekiel mwita inyeshyamba hakabamo abantu nka ba Barakagira mwita inyeshyamba hakabamo ba Masumbuko hakabamo bazigira inshuti n'abandi tutaramenya mu cyita inyeshyamba batarapfukamira bayari reka nkubwire ngo abo ngabo nibo baje kwataka bakarwana iyo mu kirere bakarwana iyo mu mazi uyu mwuka mwinjije tukawirukanisha imbaraga z'amasengesho n'iz'umubiri turi kugendana urahari ndahari ndiho baruteremera bamutera amabuye undi bakamubagaho uruhu nta maraso yari ari kumeneka ayo ngayo ibitambo bya Kristo urakoze cyane noneho hatagira umuza gutwumva nawe abidole
nkoresha ntangiye kuvuga indimi ndakurahiye sawa imana ihabwa icyubahiro haleluya amen ndafashijwe ndumva nambaye izindi mbaraga ndumva nambaye ubundi bushagarira bw'umwuka wera w'Imana amen Zayi ndakuziye kicyuka winjije ndakuziye ndaje ndagutera ninjoro ngutere kumanywa wa mugani wa Sarungu ndaje ndaguhigira hasi no hejuru mu kirere cy'umwuka turi kumwe turi imbiri se kuri kuvuga Izayi kutajya muri Anglikani buretse Anglikani se ndayishinzwe oya none se ko hose ntitwabihabonye ndagira ngo nkangure imitima y'Abanglikani nabo bibonemo intwari nge ntago ndi intwari yo kujya kurwanira muri Anglikani ndarwanira iyo muri ADPR nabo bibonemo intwari nagira ngo mbarabure mbabwire ngo cyahageze namwe ibintu bakoreye se kazuba ngo kuko ngo yavuye ngo mu itorero ryabo agiye gutangira umurimo mu buryo tega amatwi unyumve neza kandi noneho ngo Izayi ariko mwabonye ADPR muri rusange ibona shuwi isigaranye ni ugutumizaho icyitwa amahugurwa y'abaririmbyi igatumizaho amahugurwa y'abahanzi igatumizaho amahugurwa y'abacuranzi abo bose bagahurira muri ADPR Nyarugenge dusuza n'umukameramane wacu Misigaro ndabona ameze neza ku mashusho muri cyo gihe cyo kuramya Imana muri cyo gihe cyo kuyihimba aho ngaho amagini bayirukanye dayimoni bazishwiragije kumbe mu isengesho ryabo ryo kwirukana amagini ahubwo niryo ryinjije amagini ese nuko acyumvise nushaka ujye witondera umuntu uri gusenga kuko utazi ibyo ari gusenga ibyo ari byo nshuti yanjye wowe nkurikiye ngo ngwino nsengere ngo ngwino ugire gutya umuzungu afata igitambaro cya mbere agenda kizirika ku byuma bisobanuye ngo ibyuma byose ndabifashe tubitambiye Bayari abatinganye ngo ni Bayari ni Sekibi niyo tubitambiye Bayari bijya bisohora umuziki wa Bayari bijya bicurangira Dagoni bijya bicurangira Shera noneho batura nk'ijambo Nebukadinezari yatuye igihe yabwiraga Saduraka Meshake na Abedinego aravuga ngo nimwumva amashakwe n'ibyuma amabendera imyirongi n'ibindi byose bivuga muhere ko mwubarara icyakora nimutubarara siko biri bubabere byiza mbese Imana iri bubakiza uburakari bwanjye niyahe aba basore batatu aribo nagiye ncomokora imitima yabo yose nyibikaho turi kugendana basubiza umwami aravuga ngo nta mpamvu yatuma tugusubiza ijambo na rimwe niba ari ibyo iyo dukorera ibasha kudukiza kandi naho itadukiza ntabwo turi bupfukamira Imana zawe habe no kuziramya reka nkubwiriza naho wadutenga cyangwa ntudutenga ukadutengura nta kiri butume tugupfukamira nta kiri butume tukubaha icyagatumye tukubaha kuko wubahutse Imana natwe turakubahutse mu izina rya Yesu ndakubahutse noneho nushaka wimani none se ko mwavugaga Izayi icyo navuga Izayi musaba imbabazi bageze muri Anglikani ndamusaba imbabazi z'iki yinjije ikizira hoya urafata Nebukadinezari wo muri Bibiliya urafata Herode garuka hano muri Anglikani se Izayi wabijyanye ntega amatwi ndacyari kuguha samari naho ndaje nze ngereyo usatureyo wagiye gake reka norohemo none se ugira ngo nasaturiza Anglikani nkaba ariyo mbeberera ariwe data we ndataka cyo Yesu yampamagariye ni iki ngiki kimwe rukumbi kuvugisha ukuri no noneho umuzungu amaze gufata igitambaro cya mbere akiziritse ku byuma batangira kuramya muri za ndirimbo zabo ngo z'inyamahanga ubundi ninde wababwiye kwigira abongereza ku gahato ninde wababwiye kwigira abanyamerika ku gahato ubundi mwakwemeye mukemera ko muri abanyarwanda nubwo ako karimo Imana yakadutizaho ko twakavuga twagiye iyo abo muri kuririmbira muri kumwe aho ngaho nabaki baza nkubaza muri kuririmbira abanyarwanda none abazungu batarenze 30 nibo muhise muha agaciro bahita bayobora iterano ryose none se reka manze nkubwire mu bukwe bwa Kinyarwanda buretse gatoya mu bukwe bwa Kinyarwanda bw'iwacu dusaba mu Kinyarwanda nta mu Cyongereza buretse gatoya dusaba mu Kinyarwanda
uwatwereye urwagwa n'uwatwerereye rufuro bicara hamwe ikibazo mbajije ako nako byaterwa n'amarangamutima y'umuntu ariko muri iki kirere cya kirisitu tuzi neza ko kirisitu niwe watwerereye kandi atwerera nyuma agiye kuzana intwererano ye azana intwererano ye ngo zose ziryoshye bisobanuye ngo nta kigomba gusimbura nde Kristo urakoze noneho rero bageze muri uwo mwanya uriya muzungu bararizanye ariko ibyo nabonye murangirikane byo birenze by'inyarugenge agira bwa mbere agira bwa kabiri agira bwa gatatu agira bwa kane bwa gatanu bwa gatandatu ku nshuro ya karindwi ngiye kubona nyakubahwa ngo niko iminota twabahaye yarangiye kumbe amaze kumenya ko iminota bavuganye bishyuye iminota yishyuye irangiye mbese muri make yaragiye kongeza paka iyo uriya muzungu ako se buri uriya muzungu niyo yamubwiye ati ndogeramo paka ko nabonye amubyiringira anafata gutya agira gutya ariko iyi sisiteme y'aha ngaha nayo urayizi ibaza umutambyi bari kwagaza gutya ariko mana we tuza ariko banza ubusanzwe unamwanga umva se usanzwe unamwangayiza icyo afite gituma mukunda se umwuka wera utuma mukunda gusenga imana bituma mukunda umuntu wifata akirukana abapasiteri bamwe mu bayirukanye bajyaga badutumira abandi bakura ku mishahara yihanika ku mushahara wa 5,000,000 ubwo icyatuma mukunda ni ikihe koko ni ikihe koko reka nerure mbabwize ese kuri kuribwa rero bimeze bite none se umuzungu siyo byose wabitangije agira gutya avuga ati tuza muze tuza ariko guri gutuza muze none se kamadarapo na yamaritse ugira ngo hari ikintu yari arimo aravuga ati hubwo reka ndi kugusiga ba Ezekiyeli bagiye kukwataka bakuvuge ndi kugusiga ibinyamakuru ave bikwataka bakumanura igikompo noneho sasa Ezekiyeli none ibyo birangiye ariko ibintu by'impuzamatoro tubwire ubidusobanurira nama hari ibintu byabaye ubushize ngira ngo bajya inyarugenge abantu bakavuga ati nyamara ADPR ntago ari Nyarugenge bagiye no muri Katolike bafata korali ya Yerika barayijyana izarayijyana n'abashumba ba ADPR bajya kuririmbira bajya gusara muri ni muri Sharira Karoli Rwanga Inyamirambo so bagera ni muri Shemishe niba hano Nyamirambo ihari ni Karoli Rwanga kwantuza yego menya raho kwa Karoli Rwanga ariko sinzi uko bahita ngo ikira sarose no kuri Saint Andre aha naho ngaho noneho nabwo tubivugaho ariko umushumba asobanura ko ari ibisanzwe ari amaraso ya Kristo yapfiriye bamwe rwose ibyo cyo nta n'ikibazo byari bidutwaye kuko twese twavuye muri ariko abantu baravuga ati nyamara ADPR mwitaga bigiye gukurikira none bari batangiye kwivanga n'andi mahanga rya jambo Imana yari yarababujije bo bari batangiye kurishyira mu bikorwa uri kunyumva none kuko bari batangiye kurishyira mu bikorwa ubundi iyo ucyashye umuntu uri gushyira mu bikorwa ibyo yahawemo inshingano ntago yumva gucyaho yego uri kumva ndabyumva ahubwo atanga ubundi busobanuro ikintu cyatubabaje rero si hariya kujya muri Saint Andre tubabajwe noneho no kubona batumizwa mu nama bagapakirwamo ibintu batasengeye wabyumvise bagahabwa amahugurwa y'ibintu batasengeye bakaza kubiduha nk'abakirisitu kandi bakagombye kubipfukamira ubwabo none se habariho habaye intandaro y'aya mabendera ibizira none se reka nkubaza ugira ngo ujya kukwica yakwica atabanje kumenya aho utaha atabanje kumenya uko urya n'uko urara kuko hari akantu bize kuvuga ukuntu bakiriye Izayi bamwakiranye ibyishimo byinshi n'amashyi y'urufaya bishimira ubwo n'umushumba mukuru wa Katolika hano mu Rwanda ubwo niko ati mwataba nibo bari basigaye baranze kuwihuza natwe witwa Ntuza Karidinali yaravuze ati Pentecote yabaye Pentecote yabaye ubu nibwo Pentecote yagize gute yabaye ariko Pentecote yanditse mu gitabo cy'intumwa cy'ibyakozwe n'intumwa nibwo yabaye batangira kuvuga ku rurimi rushya hariya nta rurimi rushya twigeze tugira gute twumva ubwo niba ari umwuka bari baranze kuza ubwo niba ari umwuka yarabari cyo kora kuri bo Pentecote yari yabaye kuko mu yandi magambo Imana yabo bari barasenze ngo izaza n'aba ADPR
yari isubije none ubwo habayeho kwibohora buriya bo kwibohora byari bibaye ubwo muri ADEPR rero abakristo musigaye mugigomba kwibohora baranyumva se ariko amakuru ufite nuko ngo ejo se hari ku cyumweru ejo ngo amaturo yaturwaga yaragabanyutse nashaka ashireho ejo ngo ituro ryaragabanyutse wa muvumo natuye menya wakoze akazi mwogere no ku cyumweru nimuzature n'amasengesho mu mibyizi nimuzature murindire y'abatinganyi bari kuzana abari ajya mu biseke by'ayo madini yabo ayanyu ntakongere kwivanga n'imivumo y'abatinganyi mu izina rya Yesu nimugafata ibintu uri kugumura abantu uri kugumura abantu ese ki uwo nafashe mu mufuka ngo ntayature anyite kumugumura none se reka nkubaza uri kubuza abantu gutanga icyatsi n'amaturo icyacumi cyanjye ngitanga wowe vuga ati ntuzongera kugitanga ariko bwira wibuza n'abandi babireka ufite mu mutima ugisiyoni urumva namenye ko nafata ubutunzi bw'akajya kubuvanga n'ikizira ibye nabyo byose barabikize amenye ko n'ibyiwe byose birebe bibaye ibizira nufata ukiganiza wafashe ikote rye agafata congo ryiwe agafata umuryango we bose akabashyira akabatura imana zabo nawe ukajya kwitura imana z'abandi z'abanyamahanga utazi aho bakoreye inama ntuhazi aho bapangiye byose ntaho uzi nujya kubikora ntuzavuge ngo imana ntiyashyize Ezekiyeli imbere yawe ngo akubwire hakiri kare njye nta rubanza nzagirana nawe nzaba nakubwije ukuri ayo ngayo uturaho kugira ngo uyature reka nkubwire ibintu nka bitatu ugiye kuyakoresha genda ufate imfubyi abapfakazi hano muri iki gihugu babamo ubafashe uwabuze umuceri umuguru w'umuceri tugeze mu gihe cy'amashuri reba abana babuze minerevare ugenda ubashakire minerevare bajye ku ishuri bajye kwiga ibyo ngibyo ntabwo bizatuma imana itagira gute itaguha umugisha ugenda ureba umukecuru mu cyaro utagira inka wikundira amata umugire ku ikaragiro umushyirire hari umubwire ati bantu banjye mujye mumpera uno mukecuru iki amata wishyure ibyo byose nubikora imana ntizabura kuguha umugisha naho ubwo butunzi uri gufata ngo ugiye kubaka insengero zigiye gusengerwamo abatinganyi zigiye gusezerezwamo abatinganyi birababaje kubona ADEPR mwaranze kunshyigikira hano Katabaro mukanga kunshingira none mukaba mugiye kuzashingira abatinganyi haryamana bahuje ibitsina mukabashingira njye mwarabyanze nari ngiye kwirongora byemewe n'Imana n'amategeko y'u Rwanda barangira gukubita hasi none ibi byose waba uri kwivugishwa nako gahinda k'ibyabaye rero wasanga uri no kubarenganya abantu wenda bakagendera muri icyo cyuka dusobanura bino bintu neza Kristo tutagira agahinda ngafuhira umurimo w'Imana ntazatubeshye ngo yageze kuri Kristo hari nabo njya mbona banyitukishwa muri komanteri abandi akwanga uwo munwa wawe nubwo wawuvuma utuye umunwa ntago wadorwa Imana izawudoda ku munsi izampamagaraho kandi si ngenyine Imana izabidoza umunwa nawe utegereje ku ntebe izadoda umunwa twese uburuhukiro bwacu buri muri moruge uburuhukiro bwa kabiri twese buri irusororo cyangwa ahandi hose hari irimbi niyo hari uburuhukiro bw'umuntu wari wese murakoze Ezekiyeli dore ikintu giteye inkeke rero ibi bintu rero ngo byabaye wamwe ruturutse ibikuru ugiye gukwiragira hose mutwihanganire kandi nizere ko batwumva oya baratwumva neza ndi kubyumva tugiye tubona biriya video wapostinze ibyayo byo bimeze bite ni ukuvuga ngo iriya video nyihawe n'umwe mu bantu bitabiriye iyo nama yabo mpuzamadini ahava afite amakuru y'ibyahavugiwe ariko we kubw'umutekano we no kubw'inshingano afite no kubwo Imana iri kumukoresha nk'umutasi wibereye mu murimo hariya bamwizeye waravuga ati Ezekiyeli kuba wahagurutse kurwanya iki kintu turagushyigikiye reka nkwihera amakuru y'ukuntu ibintu byose byagenze noneho nurangiza ugende uhereze gasopura mushumba wanyu uri kubyikuraho akabishyira kuri bari abazungu agafata bari abazungu akabakinisha puranka dore inama zose zagenze gutya yabakinishije puranka igeze kuri puranka ahita amereza video tudore iyi video ni iwacu murangirikana ariko bisanzuye pe biragara ko bari bahagarikiwe yambwiye ati twebwe murangirikana twumiwe ntago twakwirirwa tuza ngo tubeshe abantu
ngo ni ibintu byadutunguye ni ukuri nihagira n'umuyobozi wacu aza akabeshya abantu ngo byaradutunguye nanjye uzahita unyakira kuri ca noneho bambonere rimwe niko yambwiye ngo byagenze gute muri Anglikani byateguye gute uko byateguye muri Anglikani uko byateguye no muri ADP baragabagabanye inama yagabagabanyije abantu bati mwebwe muzakira bundi ni igikorwa kigikomeje kuko byagaragaye kuwa gatandatu urumva ejo hari ku cyumweru wanyumvise ni ukuvuga ngo muri ADP byagombaga kumurikwa kuwa gatandatu ariko Nyarugenge ikabimburira andi matorero yose ya ADP wabyumvise ariyo mpamvu ADP munkurikiye nimushaka mutangire mube maso icya kabiri musenge kandi gusenga gusa ntabwo ari ikimenyetso cyo kwanga uriya mwuka kuko igihe mwasengeye kirahagije itubwomekoro kugira ngo amarwa ajyaza neza kubera imvura muranyumva neza igihe mwasengeye kirahagije twasengeye kizabonwa dusengera Samatare dusengera muri Murya dusengera mu mazi twarasenze niba amasengesho twasenze atabashije guhangana n'uyu mwuka ni ikigaragaza yuko hakeneye n'imbaraga zanyu hakaba hakeneye n'ubukangurambaga bwawe kugira ngo uyu mwuka wirukane mu izina rya Yesu Kristo kandi wirukane no mu mbaraga z'Imana bigaragara ugashira amanga icya kabiri niba utemera gucibwa igihanga nk'uko ba Yohana byabagendekeye urabeho ndagusezeye Yesu we gucibwa igihanga twe tureruye ndagira ngo semere mbabwire ngo akarengane k'itorero karageze mwumva umuburo kandi ikindi nimubona nagiye mukaba mutakimbona muzavuga ngo aheza ni mu ijuru njyewe namaze kwerura nshobora kuba ngiye gutabaruka cyangwa ngiye kujya ahandi hantu ntazi ntumbaze nanjye aho ngiye kujyanwa niba hari aho Imana igiye kunyimurira niba hari aho izi imbaraga zigiye kunterura zikamfungira simazi ndaze hakiri kare misigara ibintu Ezekiel avuze ubifate neza nje mbivuze hakiri kare umwere uturutse ibikurusha ukwira hose Izayi we witubesha ngwino werure kuko nakuvumbuye yewe nakuvumbuye uko baje nabivumbuye ni ukuri kw'Imana nakuvumbuye umva umuntu uzashaka kubesha umwuka w'Imana uba muri Ezekiel wowe uzaba wikojeje ubusa oya urabizi rwose kutambeshya urabizi njyewe impamagara yarambwiye ngo nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli irambwiye ngo nimbwira umunyabyango gupfa uzapfa ntumuburire naramuka apfuye agapfira mu byaha bye nzakubaza amaraso yiwe aho kugira ngo Imana imbaze amaraso ya Izayi nabazwa yanjye ariko ntabajijwe amaraso yawe none sibyo muri Anglikani nje niho nshaka ko dusasa inzira ngo binjiye gute tubimuzi ni muzingo dukura abantu mu kera gati hataho twebwe tubwira itorero ry'Imana ati igihe niki ubundushye ziruhuke nimbohe ziboho ishobora kuba ari ryo jwi ryanjye rya nyuma mwumvise kuko niba ari ibintu byatangiye kugera muri Anglikani bikaba bigiye kugera mu matora atandukanye mubyitegure muraza kubona no kwa ba Minyoni muraza kubona kwa ba Erneste muraza muri Katolike wasanga byaranageze kuko urabizi yuko umushumba wabo kwisi we yarabyeru yaranabyeza mbese aho byo biremeweho tunabibonye nago byo twabifata nk'ikizira icyakora abaho babibona nk'ikizira hari nabo njya mbona abaho birirwa biyandikishwa udukomenti ngo mugaruke mu itorero ry'ukuri mugaruke mu itorero ry'ukuri mugaruke mu itorero ry'ukuri umushumba wa kiliziya ku isi yarabyejeje twaza tujya hehe karadeperi tuyisohokamo Anglikani tukazivamo ubundi tukajya kwisengera yacu kejo bundi Karosi yaduhanuriye guma mu rugo y'abakirisitu ko tugiye kwigira muri guma mu rugo buri wese agasenga Imana ye kandi ko Imana yacu yaduteguje ikatubwira ngo buri wese nasenge kandi avoma amazi azinywera mu gihe cyo kugotwa iyo turajya hehe ntabwo tuza we murarutwa nabo kwashe aya nanone ntufata umuntu utaramenye Kristo mujyanye n'abamenye Kristo arewe siki ngaho jyana rino derapo ry'abatinganye kwa shehe noneho rijyane yose nibe nabo bazi kwihagarara
ariko ababo ngo nabo umwuka gusa bazi ko bashyigikiwe n'Imana bakamenya yuko Kristo yanesheje nabo bubwa ntibanazi no kwihagararaho. Abo kwa Muhammad bo bazi kwihagararaho, ariko birambaza kubona abo kwa Muhammad bazi kwihagararaho, ariko abangaba ntibamenye no kwihagararaho, kandi ngo ni itoro ry'umwuka rirerebo rugamutangije Uwiteka ndarugushyigikiye. Ndagusetse uramukobye se uwo ni ndukobye muhanurirana ayintu genda uguze muri banka nzishyura Imana yishyura yaravuze ngo muzaguriza amahanga ni muzayaguza none ngo urashaka ko bavuga ngo ujye kuguza inguzanyo ya banka ngo izishyura uramukobye none urongeye ngo yoba Uwite ye ya Mana mwizera se inesha irihe ko murutwa nabo ntago mbese murutwa nabo kwa Muhammad uko Muhammad bo bihaga icyo banze baba bacyanze nubwo wakwemera ukabaca umutwe ariko baba bagihaka. Okay, kuvuga no gutaruka reka dukomeze. Nje hari ibintu uri guca ku ruhande. Uretse murangirikani rero twihinjiremo bahabwa ku munsi wo ku cyumweru ko bagomba gukoresha uburyo bwose bushoboka. Bagashaka diocese imwe. Nabo bagashaka diocese imwe bagomba kumurikiramo biriya bintu. Oya bavuze nebyiri bakagira igicumbi. Bafashe iyi gicumbi bafatana hano mu mujyi. Anyumvise? Harya mu mujyi uranyumva? Yego. Hano mu mujyi. Mu Kiyovu. Naho barabimurika. Hari ariko ibyumba. Uwo barabyinye rwose. Sha akavido ni muri kukabona se bacinye umudiho noneho buri byakozwe n'abazungu babiri. Bafata nundi mwangirikani wabo afata utundi dutambaro twakujijisha. Urumva ariko tutari utwabatinganye. Muza kundebera neza muri iyi video muraza kumbwira turadutambaro two icyo dusobanura. Umuzungu umwe yafataga amadarapo abiri mu kaboko kamwe akazunguzamo rimwe mu kandi kaboko akazunguza irindi bikorwa n'abazungu babiri bakwemesheke iyi Nyarugenge. Kuko umushumba w'inyarugenge yarababujije bageze ku nshuro ya 7 kuko yari afite ubwoba bw'abakirisitu. Aravuga ati none sindi burenga hangana. Tazekera isimukiro. Niyo mahirwe yagize. Yajya yirinda kugira ahantu Ezekiyeli ari ngakorera ibintu nka biriyo. Ezekiyeli tuvugisha nyukuri. Iyo uza kubura Nyarugenge nari kuyatwika. Nari kuyatwika. Ezekiyeli rero kintu cyo gukurikiraho. Tugiye gutata makuru tumenye ngo noneho aho bitse ku nshuro ya 3 aho bazabikorera tuzageze Ezekiyeli nashaka bari kuri Marise ngenza agenda ntegeka Imana imanura umuriri batwike bose mu rusengero ntihazagira umuntu numwe uzambaza amaraso y'abatwikiwe mu rusengero. Ntabwo ari njye uzabatwika nzavuga n'uwite manura umuriro n'uwari yamanuye umanuka bose ubatwika. Kandi nihagira uza kuntera relaxio yindi nk'umuhanuzi ndaza kwatura buri wese ahure n'akaga kima ahure n'inkoni y'Imana. Ndaza kubwira Imana ibanyuremo mwese nk'uko yanyuze muri Egiputa. Ariko ara mu mujyi ntabwo byabaye. Ariko bite byawe? Tubwire none uko bimeze. Ugiye gutuma ivu muzini. Reka ngusomere. N'ubutumwa bugufi. Reka ngusomere ariko. Reka ngusomere. Singase ngiye kuri WhatsApp. Ngiye hehe? Kuri WhatsApp. Vuga ngagiye kuri WhatsApp. Agiye kuri WhatsApp ngagiye kudusomera ibyo bintu. Uretse gato. Hari hehe mwo kabyara hari hehe? Numero iherwa na 71. Ega video. Bawitonze. Yeshyuhaguze. Uretse. Yambwiye ngo hayi naye ndamubwira ngo hayi. Mani isomera. Amakuru. Utanatuye bya mani isomera. Nubona mizina ryiwe nturisome. Akubujije. Ubu n'ubutumwa tubushimira umuvandimwe wemeye ko hey uyu munsi saa 8:46 mvuye gutsindwa ikizami cya perime natsinzwe. Watsinzwe? Nsindiwe ku mukandara ndakurahiye. Ariko imodoka urayizi? Ndayizi pe ariko umukandara icyari kigoye nicyo ngicyo. Imodoka ndayizi kuko parking nayikoze amakona ndayakora tugeze muri circulation mbwira umupolisi ntambara umukandara nge nibagirwa kuwambara ndatsimbura ndagatagara boss. Ariko Imana imuha umugisha kuko nako yakanyibukije kuri 13 naho nzasubira gukora kandi sinzatsindwa. Amakuru n'umukunzi wanyu adeperisiyo gusa amadini menshi yakire bari abazungu nyuma y'inama yabaye mpuzamadini biremyemo amakipe.
reba Real muri Real niho byabereye mu mujyi ni hamwe nabihawe na madamu usengerayo ni video yingi muri kubona ngo byabereye hese ariko zikukabya nawe menya ko iriya nama iheruka mpuzamadini irangiye abazungu bakoze amakipe bayaha amadini atandukanye gusa ADPR bayivuyemo birasoka reba Real niho byabereye niho yakavuze ati muri ADPR byarafeyirinze ntago byagenze uko babishakaga gusa impamvu mbiguhaye no kumenya ko ari gahunda iyi ngiyi mpuzamadini abantu bose bari umuntu wese uzi ngo itorero rusengera muri byagiye mu mpuzamadini yego amenye ko ari gahunda urabona nkubeshye reka ahangaha si mu mujyi ntiwari urimo kumakanya ngo si mu mujyi dore nguyu undi w'ibyuma are wa muhungu wanjye w'ibyumba ara Yesu w'i Nazareti wabambwe ku musaraba agafagama ku munsi wa gatatu akazuka ntujya kure naho hafi ko barabyinnye wa ako karuru bega bizima none uyu muzungu waje none dore pasiteri kandi abahagaze imbere ubuse nawe tuzavuga ngo Yesu aho ni ibyumba ndabura nk'abana ababyeyi bo muri Mothers Union babandi bitangwa na Mothers bari bambaye n'ukuri ya mikenyero yabo ubuse nk'uyu mukecuru wo kuzunguza ya manyagwa ndebera bamwetse ko kuri bicanga baje bazunguza ibyo ari byo biraje bize birazunguze rero sana nani roga bavuga ngo hehe babara dushyira cyo kiganiro ufu ubonye ko ari ibyumba arambwiye ngo ibyumba niho byabereye biriwe ejo murangirikani mitamuga ngo aha ni hese ibyumba mu mujyi n'ibyumba mbega byabereye muri doseze y'iwacu ibyumba we pasi uracyahagaze cyangwa nawe wagendanye yewe zekereka mfasha turire yekoyo we ayimana we ibi ni biki ko mbona bikaze jewe ndumi mana dutabare turumi umva kintu tujye kuririmba nkaririra umurimo wawe nkaririra barimbuka umva gusenga kwanje mana nyiringabo itakumarira yanjye ndirira uyu murimo wawe intwari zirananiwe umunahi intwarane abapasiteri barahirimye baraza n'abatinganye abatwari twiringiye nibo batura misha mu mababa mwami satana atandasa nica mu muriro wambwiye ko nazashya nica mu mazi wambwiye ko atazanembana nkomereza amaboko ndwani intambara umva ka nkiri muri iyi si fasha igihe mu ntambara n'amahoro yuzuye nahabonera ikigeragezo kirenga ikinyarugenge kigera n'ibyumba mu minsi isigaranye mana uzarengere nari narayobewe impamvu imyuzure na za tsunami zirimo zirahirimisha amazu muri Amerika nari narayobewe impamvu ibimodoka birimo biragendera hejuru y'amazi nari narayobewe impamvu amabanki arimo arahirimana n'amafaranga kumbe n'uyu mwaka umwuka mubi w'abadayimoni wa Sekibi uje kurimbura mw'izina rya Satani ari gufatirana abantu Satani ari gufatirana abantu babyemeye ezo kugarukiye barokora bavandimwe nubwo muvuga ngo ndi umunyamagambo ndi umunyamunwa ariko muraje murebe ko umunwa wanjye ariyo nyundi Imana yatanze y'umunwa ngaho umva ngibyo biratangiye mutangiye no kwikanga namwe ndagira ngo mbabwira ngo uyu munwa ni inyundi Imana yampaye Imana yaramwe ngo nzakugira umuhuzo nzahurisha abantu ba
nongeye irambwira ngo umve Ezekiyeli mwana wanjye nkubwire, irambwira ngo nakumenye narakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utari wavuka ngo ushyiraho kumuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga ni nyamuneka Nyagasani Yehova sinzi kuvuga ndi umwana. Irambwira ngo nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, ibiri kuva mu kanwa kanjye nta magambo y'Imana, nibyo yashyize mu kanwa kawe. Nuko irangije irambwira ngo dore ngushyiriye hejuru y'ibihugu by'abami, ngushyiriye hejuru y'ibikomangoma n'abaturage n'abatambyi, ngushyiriyeho kurandura mwuka w'ubutinganyi, ngushyiriyeho gusenya uwo mwuka. Muri Anglikani ndawusenye, muri ADEPR ndawusenye, aho utarinjira imiryango ndayikinze mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana mu bakirisitu bahaguruke bamagana uyu mwuka. Reka mbwira abene data munkurikiye mwebwe aba bazungu bataragera, mukimara kubona babahaye ikaze musohore, kuko icyo baje kwinjiza ntabwo ari cyiza, ni ikizabarimbura muri mwebwe. Mugisore hakiri kare kandi mufite imbaraga, n'abadamu nubwo baba n'abagabo musohore mubabwira ati amanyanga yanyu n'imitwe yanyu twabimenye, ibyo mwishyuye abayobozi mugende muvugane n'abayobozi babibasubize, twebwe uwo mwanda ntituwushaka. Niko bigomba kugenda. cyangwa bazabareke binjire oya ko bajoyininga basaba niba batarinjira bahite baganira n'abayobozi bababwira ati kiriya kintu kigera muri iri teraniro ryacu musubize amafaranga yabo, musubize ubwo butunzi bwabo mubusubize, twebwe ntabwo tubashaka. Abayobozi nibakomeza gutsimbara bakabyanga muzabate mugende, mujye gushaka, muzabate mugende, musoke muri Babuloni, musoke muri ayo madini, n'ubundi ayo madini ntazabageza kuri Kristo. Dore ikintu yabigishije, dore ikintu yabahamagarije, nukubiba akabacucura utwanyu twose, mugasigara muri barubebe, abashumba banyu bagatunganirwa, mwebwe muri abakene. Gihe kirageze ngo mukorwe ku maso mumenye ko mfite ifuhe ry'umurimo w'Imana. Umushumba uzongera kubona niwongera kuribona nzamenya ni ukuri kw'Imana. Mana uzampore yuko ntatuye, ariko iryo nagatanze zagenda ndeba umuntu ukeneye ubufasha mbugire, cyangwa ngende mbwire mudugudu nti mu baturage bawufite ndashakamo 2 wo gutangira mituweli, nicyo cya 10 cyanjye. Ariko kongera kuki ukwemo iginyiro ari bahaye ndagusezereye wowe kongera kuzarinda mpfa utongeye kuribona. azagereka tuvuge kino kintu tunasoza. None sibyo mvuze urumva atari byo? Oya ngereka ibyo n'ibitekerezo byawe, kuko bataza uzatura ngereza zose nurira abantu bashumba. Papa ni pastor ariko do nayigize ngo ni ngenye we wakozwe ku maso. Sinshobora naka na gatoye nkubwira igihe mperukira 2012 najyaga nkunda gutura icya 10 nkagitanga neza, kuko bari cya 10 cyajyana nyitanga itanga mu bababaye. Ubu maze kumenya aho gikenewe, kuko njya nzibutsa Imana, ntabwo njya nzibutsa Imana ngo natanze icya 10 kwa pastor kanaka cyane, ahubwo nzayibutsa ko nagaburiye abantu byibuze 2. Ati ukuntu nagaburiye Kimisagara, ibuko nagaburiye Butare, ibuko nagaburiye Cyangugu. Ikubona aba pastor bagiye gufata amapiki, abandi bagafata imyiko, ya myiko mwarambitse mugiye kuyifata ibipane, abandi mugiye kujya ku ihene, abandi mugiye kuzajya mubyigarira ku ndege, abandi mubyigane ku bitiyo. Ahubwo umuntu ucuruza ibitiyo, ucuruza amapiki, ucuruza ingorofani, ucuruza imyiko, ucuruza inyundo, ucuruza za kinubi, mwitegura abakiriya. Undi umuntu ufite niba uzi ko ufite amafaranga jya kugura bya bimodoka binini bya dipini byikorera amabuye, kuko mugiye kubona bubatsi benshi no ku cyumweru bazajya bakora. Ese kereka tuvuge ibintu tunasoza. Gusa byabwiye abantu ngo nabona bazabatera mu bazabakubite begereyo, muzareke abo yimiteguro yabo. Gusa wowe umva nkubwire, reka nkubwire Ezekiyeli ahantu reka tujyane. Iyi ntambara ni y'umwuka, ibyo mvuga abantu babyumvire mu mwuka, ni babyumvira mu mubiri baratakara, barafungwa. None badafungwa, none nafungwa zabango Ezekiyeli wanshutse. Mugore uzi ubwenge yabwiye undi ngo hena ndebe aranja ati bumba nabonye. Ezekiyeli rwose sinjya kumenyera ikindi kintu Ezekiyeli dusoza. Ibi biraza gukurikirwa n'iki? Ikibazo mfite ubona kwa Gitwaza naho baraza kugeramo. Ari muri zimuza amatorero se? Wasanga byarabereye mu macace yo muri Amerika.
kwa minyoni wo kabyara minyo tubabarire basi nukuri ntubakire ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana abakozi b'Imana benshi baboneye ubuzima kuri wowe utarambaraga yarambaye uwahageze ashonje yarariye ndakwinginze minyoni wo kabyara ndakwinginze fura nziza nk'amaguru ndakwinginze wa mubyeyi we je ngusabye imbabazi tudahurira kuri dodani wo kabyari twese tugasimbuka ese minyoni ubu nawe nabikora uzamubagira ibisiga mana we uzamutoto waba utatinya umushumba wawe ntutinye murangirikani ahavuga protesta yose yise koko kwa minyoni ntanigeze njya koko mwatinya kariyo mpamvu ndi kumusaba imbabazi yakirikare ngo tudahurira kuri dodani baba we Ernest we niduhurire muri dodani we mumbabarire mbarabuye hakirikare mwoka ndabinginga kubimbabazi zibara mutaporomotinga kino kizewe oya mudatuma matuza ku musozi Karumeli mugatakambira Imana zanyu nanjye gatakambira yanjye Imana ikadusubisha umuriro ndabinginze mwoka byarimwe byibura mu barimwe musigara muhagaze abandi bahirima ariko mwe musigare muhagaze wenda twabona aho turi buhungire unaseze kintu n'amara yakomeje kuba menshi ariko se umuntu ashobora kwibaza Anglikani na ADPR tuzi ko ni gufata rw'amadini ahubwo abadivantiste biwacu abizera mu munsi wa karindwi ko tuzi ko ari abanyamahame aho nabo ntibagiye muri iki cyuka aho bagezemo hakiri kare uretse si bo bazanye ubuhanuzi bwa ntuza kandi rwa Helen White se sibwo bagenderaho se abo se bo noneho umuyobozi wabo mukuru n'inde wokabyara niba utaracyakira wambabare ntiduhuriye kuri dodani umuntu utaracyakira ndashaka ntiduhuriye kuri dodani ni ukuri kw'Imana kuko kano kagabo muri kuri agafite ubushagarira gafite ubu nabakareba buto gafite ubumara nk'ubw'inzoka gafite virusi we utaza kundeba gutya we urasharira koko basi mumbabarire byibura ngira abakunzi nsigara Ezekiel sinshaka ko abadive mu babanzi banjye sinshaka kuba minyo fura nziza Ezekiel mureke ba ADPR bo birangiye ajya mu kiriyo cy'abari gupfa barimbutse kanibuka bene data bapfiriye mu byaha kanibuka bagiye gupfukamira kijoro kigirwa mana we bayari we ndagusenya mu izina rya Yesu naho yadukiza cyangwa se ntidukize yewe Nebukadinezari we ntidushobora kubarara hasi hejuru y'ibigirwamana byawe mbona basaduraka na bameshaka na ba Bedinego bari buze kwiyunga natwe Meshaka Saduraka Meshaka Bedinego muri he ese muri abo wowe urinde ngewe Ezekiel urakoze cyane so nzakereka ngushimire cyane hari ikindi kintu kiri ku mutima wase mumva hari umuntu ufite amakuru yanditse nace kuri 0787606761 ndi kubeshya ndi kuvanga nimero ari kuvuga nimero ya madamu 0787606761 umuntu uri bumenye aho bari buze kuyamurika ejo nyaburi hakiri kare magere hakiri kare kuko ndashaka dutere kamera twumve n'inyigisho zihigishirizwa twumve n'ibyo bintu wasanga bifite abana kamaro nyamara turi kubyita ibintu asanga ari zakabaye aya ntago ari zakabaye sha ariko umuzungu w'ibyumba yikaraze bye yarahagarikiwe none se umuzungu uzana kuri muzungu yasobanuye ko ari igitambaro gikoze mu ibara rimwe gusara ngo bisobanure ngo ibyishimo kitambaro gikoze akumvise kira cyonyeza oya nukwenda utakize njya kibazo nyine cy'intuza ndiyesikiza ndagira gute mihangane excuse yatanze zira excuse yatanze niyo byabereye ibyo naho natwe tuzaza kubona batanga excuse ra baratuboneranye mwana badukinga amadeyi mu ntuza nasubiza yitwa kwa mwaye izayizi ubundi uzubona mwana kandi ukamubone yasebye
Ezekeri kamushimire cyane urakoze cyane n'ubu nabwo araza gutangira niba mubaza ateze ba Ezekeri ko bavumbuye ko hari akanama mpuzamahanga mwakoze byagenze ndaje cyo koza aje mu gitondo ndaza kumva ubu si inyeshyamba ijya gukora amanama yo mu rwihisho inyeshyamba nizikora amanama mu rwihisho Ezekeri katuvuge gutya rero sibyo akatubwira abantu ngo mube maso tugeze mu bihe bibi tugeze mu bihe bisaba kuba maso no gushishoza no kumenya ibyo urimo kandi no kwiyeza turi mu isi y'ibishuko turi mu isi y'ibigeragezo sirapana n'abashyitsi ugene ku kindi wowe ubwawe oya bagiye no kujya batwohereza n'abashyitsi mu ngo zacu buriya babo babanze baze badutekeremo baze mu miryango remezo baze mu byuma by'amasengesho bakaragemo Mana turinde Mana reka tugushimire cyane ko watuhaye akanya nkaka kubasha kuvuga dushimira abantu baduteze amatwi dushimira abantu agiye kuduha inama dushimira abantu icyo tubabwiye mumenye ubwenge tugeze mu byahishuriwe ubone tuvuga bino mutagira ngo turi kubivuga hari ababibona ko bimeze nka komedi ariko uburyo bwose twabicishamo cyangwa nuko message itambuka mutaza kugira ngo Imana irimo irabwiriza ye cyangwa ngo irimo irabwira umushumba wa Anglikani irimo irabwira mwebwe murimo ngo muhunge mbese torero ry'Imana mwumvise mvuga utuntu amaraso ibiki n'ibintu nk'ibyo ngibyo amaraso azameneka n'ay'ubugingo bwawe taza guhita wumva ngo ni abantu bagiye gupfa ngo cyangwa se ngo abantu ndimo ndabaga ngo bicanuya ikije kiguhiga kirimo kirahiga ubugingo bwawe icyo ubona cyinjiye muri ADPR n'ubugingo bwawe kiri guhiga icyo ubona cyinjiye muri Anglikani n'ubwawe kiri guhiga nutirwanaho mu kwirwanaho kwawe kurimo kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe mutaza kugira ngo nibindi tuba tubikoramo iyo systeme yose Imana yampamagariye gukoreramo ikirere cyo na Pastor Theogene yigisha ngo gucoma mwana nanjye nzajya mbikora uko mbyiyumvamo mu nyogo yawe buri wese n'inyogo niba ari uku ubwo niba ari uku uko bije nuko gusa icy'ingenzi nuko wumvisha amatwi ntibice mukundi mpamvu Imana ibiduhereye hano kuri Kiranuka TV ku mpanuro no ku yandi masheni yose mutubona ni ukugira ngo nawe wumve ejo utazavuga ngo ntiwumvise kandi wibuke ko ijambo ryawe rivuga ngo icyo gihe mu minsi y'imperuka ubutumwa bwiza buzakwira isi yose ku maradiyo ku mateleviziyo ibintu byose ubu ngubu ndimo ndabwira aba hano mu Rwanda mbwira n'abari muri Amerika nshobora kuba mvuze Anglikani hano mu Rwanda ariko na Anglikani iwanyu nayo igize gute ibwiriwemo nshobora kuba mvuze muri ADPR hano mu Rwanda ariko nawe ndi kuvuga mu rindi torero ryawe kuko niba bibaye mu Rwanda ni Burundi birimo birahototera n'ahandi mube maso kugira ngo mumenye uko murinda icyo mwahawe ijambo ry'Imana mu byahishuwe riravuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe haruje kwaka icyo ufite aguhereza icyo afite irinde kwakira icyo uwo nguwo afite ukomezanye icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe Bibiliya igakomeza ikavuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano ngororera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze iyo usomye mu byahishuwe 3 niho ku murongo wa 7 niho usanga bavuga ngo wandikira marayika w'itoro ry'i Philadelphia umubwire uti shize urugi rukinguye imbere yawe kandi uru rugi ntawe ubasha uko ufite intege nke nyamara ukihanganira ijambo ryanjye nanjye nzakurinda mu gihe cyo kugeragezwa kigiye kuza kugerageza abatuye isi yose murakoze cyane Imana ibahe umugisha